Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Blessed Family. Imana yo mu ijuru bagirire neza, Imana yo mu ijuru biteho. Twongeye kugaruka imbere yanyu nkuko twabyemeje kugira ngo twongeye tubagezeho ikiganiro. Rero uyu munsi n'ubundi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutware wanjye. Ngewe mumaze kumenyera amazina ni Murekatete Beatrice, Betty. Reka nakire n'umutware wanjye. Yesu ashimwe mwese mudukurikiye. Turanezerewe kongera kuba hano nkuko Betty yabivuze. Nukuri twese twumva ikaze mu kiganiro. Imana yacu igume kubishimira cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro nk'umuco w'abakristo, nk'umuco w'abantu bamenye Imana, dutangira ibintu byose dushima Imana kandi tuyiragiza, dusaba umwuka wera kugira ngo atuyobore. Kaduce bugufi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza rwose. Turabizi, turabisobanukiwe yuko uwakumenye ntajya akorwa n'isoni. Niyo mpamvu uyu mwanya nk'uyu nguyu turi imbere y'ubwoko bwawe, turi imbere y'abakunzi bacu, abadukurikiye n'abazadukurikira mu nyuma, kugira ngo Data wa twese twungurane ibitekerezo kubw'ijambo ryawe, kubwo ibyiza uba waratugeneye. Uduha umwuka wawe wera kugira ngo azadusobanurire. Twebwe turi abana b'abantu, ariko wowe ubwenge urabuduha kandi ukabuduha umwuka wawe wera kugira ngo adusobanurira. Bana natwe rero muri aka kanya, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Icyo tugusabye ni umugisha utagabanije ku bakunzi bacu ba Blessed Family bakomeje kubana natwe no kutugaragariza urukundo. Nubahe umugisha utagabanyije Mwami. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu, tubyambaje tubyeje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rero twongeye kugaruka nyuma y'agahe gatoya cyane, ngira ngo ni umunsi umwe niba atari ibiri. Turongeye rero turagarutse, dushaka kugira ngo twongere tubane namwe mu by'ukuri mu kiganiro cya mbere. Mu biganiro bitatu twababwiye yuko tuzajya tubagezaho. Hari ikiganiro cya kubera iki aricyo turi butangiriraho uyu munsi. Aricyo tugiye gutangiriraho uyu munsi, ikiganiro cya mbere. Ikiganiro cya kabiri cy'umuryango. Ikiganiro cya gatatu kizaba ari icy'umutumirwa. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro cya mbere, aricyo kiganiro cya kubera iki. Muri kubera iki rero tugiye kubagezaho ikiganiro ku butatu butagatifu. Ngira ngo abantu benshi bajya bagira ibibazo cyangwa se gutekereza cyane, cyangwa se gusobanura ubutatu butagatifu ni iki, ni ubutatu butagatifu cyangwa se kuki Imana yanyu irimo abapersona batatu, bishoboka gute? Hari abantu bakweshoninga icyo kintu cyane ku bakristo. Ibyo rero ni ibibazo bitatu, ni ibibazo abantu bakunda kwibaza. Uyu munsi rero twaba twagize ngo reka tugire icyo tubivugaho. Nawe niba wumva hari icyo wakunganira rwose, turagusaba kugira ngo ujye wandika muri commentaire, hanyuma nawe tubwire. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina kiri butangwe n'umutware wanjye, ndashaka kugira ngo mbagezeho ijambo ryiza riduhumuriza tubona dusanga muri Yesaya, ni igice cya 41. Turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Ariko gukiranuka kwanjye gukwiriye. Amen. Amen. Ngo ariko gukiranuka kwanjye gukwiriye. Uwo wavuze gukiranuka kwanjye gukwiriye ninde? Wavuze gukiranuka kwanjye gukwiriye ninde? No Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe mwana wanjye, ntukihewe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara.
nzajya nkuramuza ukuboko kw'iburyo ngo ariko gukiranuka kwanjye gukwiriye. Imana yarirahiye niko gukiranuka kwayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi nk'abakristo, nk'abantu twamenye Imana, nk'abantu twizeye Imana, nk'abantu twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo twakabaye kuba tugira ubwoba. Ibyo twanyuramo byari byo byose, ntabwo naba nzi ibyo uri kunyuramo uyu munsi, ntabwo naba nzi ahantu uri uyu mwanya turiho tuvugana, ntabwo naba nzi amateka yawe, ntabwo naba nzi ibintu byinshi bikubabaje. Hari uryamye mu bitaro, hari ubabaye, hari ushonje, hari uwabuze minerivare, hari uwabuze amafaranga yo kwishyura inzu, hari uwabuze. Ariko muri ibyo byose Imana irakubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe mwana wanjye. Amen. Ndabahumurije muri uyu mugoroba kugira ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza, yongere ibibuke rwose kuko ntiyabibagiwe. Ahubwo ibyo waba urimo byose turakwinginze guhumure muri uyu mugoroba. Nka Blessed Family, umuryango wagutse, turabahumurije rwose kugira ngo ntimutinye, ntimugire ubwoba. Imana yacu irabazi, irabasobanukiwe. Imana yacu ntago izabasiga, ntizabahana. Kuko iri kumwe natwe, ntabwo batugomba kugira. Rero ntabwo nshaka gutinda cyane, ahubwo nashaka kuguhumuriza kuko iryo niryo jambo twashyizwe ku mutima kugira ngo dusangire ijambo rito cyane kuko tujye kwinjira mu kiganiro. Ariko mwene data udukurikiye, nuzadukurikira, turakwinginze kugira ngo ntutinye rwose, ntugire ubwoba, ntiwihebe, niharira Imana. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntabwo azagusiga. Ibyo wanyuramo byose turaguhumurije muri uyu mugoroba, muri uyu munsi, kugira ngo Imana yo mu ijuru ize yongere kwibuke kandi guhumurize mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi turasaba kugira ngo tuzajye duhurira hamwe dutanga amashimwe ko hari ibyo Imana yabashe kudukorera no kudukemurira, ko Imana yacu niyo kwizerwa no kwiringirwa. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi baha umugisha. Amen. Byari bimeze neza. Ijambo ry'Imana riraba riryoshye, niko duhora tuvuga. Nari nateze amatwi nanjye numva bifite aho biri kumvana binjyana. Yes, nawe sinzi ibyo uruguhura nabyo muri iyi minsi, ariko mu by'ukuri nawe ntutinye. Ntabwo natinye. Imana iri kumwe nawe. Bene data, rero tutatinze, reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Karibu tukwakire kugira ngo utangire utugezeho ibyo waduteguriye. Betty arakoze, ariko mbere yo kugira ngo ntangire, reka mfata akanya gatoya nshimira abakunzi bacu by'umwihariko. No kuri muri abantu b'igiciro, udutangira ni nko mu minsi ngaho ishize, nibaza ko ari nk'iminsi 4. Twari turi kuvuga ngo twihe target tuzarangize iki cyumweru dufite aba subscribe byibura 100, ariko nukuri mwabaye abantu b'igiciro, tumaze kugera hafi 120. So abantu 120 babasha kudukurikira ibintu tuvuga, muri abantu bakomeye. Kugira ngo umuryango waguke rero mugume mubigiremo uruhare, tugume tubone abantu twajya dusangira, ko bizadutera imbaraga, bizatuma turushaho gukora. Dufite ibindi dukora, ariko gushaka umwanya tugakora ibingibi ntitubona abantu bigeraho bifasha, byaduca intege. Ariko muhari byagomba kudushishikaza gukora. Abantu barakoze cyane. Turabashimiye cyane, dushimiye abantu bakomeje kutwohereza message zidukomeza, ziduha courage, ari abari kure, ari abari hafi. Nukuri turabashimiye. Shimiye mudamu uri muri Australia wakomeje kunshishikariza cyane no kuririmba, ajya mbwira ngo ndirimba nka Kabaganza, nibyo yambwiraga turi ku ishuri. Rero ndamushimiye cyane. Turamusuhuje n'abandi benshi, hari n'abandi bakunzi benshi, wenda abantu bataza kugira ngo turatangira dufitemo, ariko turabashuhuje cyane. Imana yo mu ijuru bagire neza. Abantu ba hano muri Kenya tubahaye yambu, muradushishikariza cyane gukora uyu murimo, mukomeze mubane natwe. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Ako nakari gaciyemo. Yego. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wagize uti abantu
bagenda bagira ikibazo ku butatu butagatifu cyane. Abantu bamwe batubaza batese ubutatu butagatifu bwanyu ni ibintu bimeze bite, ariko ndashaka kubabwira yuko umukristo wese, uwitwa umukristo ahava akagera nuko yemera ubutatu butagatifu. Urebye abantu bose bari muri za denomination cyangwa mu matorero ya gikristo duhuriye kuri uko kwemera. Urumva? Ni ukuvuga ngo uramutse utemeye ubutatu, ndabisubiramo, ntabwo uba uri umukristo nk'uko tubizi. Rero ntabwo ushobora gusobanura kandi ubukristo utaburebeye muri histoire tubona muri Bibiliya, uko aho buva nuko bwatangiye. Wenda turabivugaho twihuta kuko umwanya ari mutoya, ariko abazagira mfite naho bigiye byandika, wazabishaka ashobora kubimbaza nkabimwoherereza. So ndagerageza kubinyuramo. Ubundi ubukristo buri mu madini atatu bita ko akomoka kuri Aburahamu. Ni ukuvuga ngo ayo madini atatu harimo idini ry'Abayahudi, harimo idini ry'Ubukristo, harimo n'idini ry'Ubuyisilamu. Abo bose bavuga ko natwe abakristo tuvuga ko dukomoka kuki kuri sokuruza wacu Aburahamu. Abayahudi bo nta nubwo twakwirirwa tubisubiramo kuko bo bafite umuzi ukomoka muri Aburahamu nyirizina. Abayisilamu nabo bemera yuko bafite umuzi kuri Aburahamu. Urumva rero ibyo byose turabisangiye, ariko ikintu tudahuriyeho nuko kugeza ubu Yesu nubwo yavukiye muri Isirayeli, idini ry'ababyeyi be aho akomoka ntabwo bigeze bamwemera. Hari abamwemeye muri bo baramukurikira, of course barimo, ariko idini nk'idini ntabwo ryamwemeye. Rero birasekeje, ariko nta nubwo bitangaje kuko Yohani yarabyanditse aravuga ngo yaje muri be ngo abe ntibamwemera. Cyo igice cya mbere cya Yohani. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo bamwemeye, ahubwo yemerwa n'amahanga cyane. Natwe ubu ngubu abantu bumva bavuga ati turi abana b'Isirayeli, ariko mu buryo bw'umwuka, kubera ko nabyo nenda ndaza kubikomezaho impamvu natwe dushaka kuvuga ko turi muri ubwo bwoko, ko Imana niyo yabyivugiye ko izagura Aburahamu. Rero nari nkivuga ko n'Abayisilamu nabo bakavuga bati natwe turakomoka kuri Aburahamu. Rero iyo noneho tumenye ko twese turi kuvuga ko tuvuga kuri Aburahamu, tureba Aburahamu ninde yenda mu masegonda makeya. Mu histoire cyangwa se mu mateka tubona muri Bibiliya, ni ukuvuga ngo isi kiremwa uzi ko habayeho ikibazo cyo gucumura Adamu na Eva. Bagicumura rero muri Edeni, iyo usomye Itangiriro 3:15, Imana yarababwiye ngo ishyize urwango hagati y'umugore n'inzoka. Ababwira ko abo bana babo bazazirana kandi ko mwazamena umutwe ndaka. Hariya rero niho batangira bavuga yuko ubwo umwana w'umuntu yaracumuye, Imana yahise ishyiraho umugambi wo kumucungura. Rero yari amarenga Imana yacaga ko mu rubyaro rwa Adamu na Eva hazavamo umucunguzi. Nubwo bigenze bityo, Satani akabateje ikibazo, ariko ko Imana itazareka umuntu yaremye. Ayo rero niyo mateka. Kugira ngo Imana ibikoreho rero habayeho igihe itunganya uriya muryango, abantu baguma barororoka, abantu baza kugira ibibazo byo gucumura. Igihe cya Nowa urakibuka, habaho umwuzure, Imana irongera igabanya abantu isigaza bake, n'ubundi ibyaha birongera biragwira. Imana rero ifata gahunda yo kugira gute yo kwiremera umuryango wayo ishingiye kuri Aburahamu. Naho rero abantu bose bavuga bataye madini atatu avuga ngo twese dukomoka kuri Aburahamu. Aburahamu rero Imana imutoranya, imukura mu gihugu, iramubwira ngo va mu gihugu cyawe ujye mu cyo naguteguriye. Abantu bashaka kubisoma basoma Itangiriro igice cya 12, sibyo? Aho ngaho barabibonamo neza. Ariko noneho abantu twemera Yesu, twemera yuko buriya Yesu yahanuwe muri kiriya gihe. Kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo kandi nzaha umugisha abakwifurije umugisha, ngo kandi nzavuma n'abakuvuma, ngo kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Nuvuga ngo imiryango yo mu isi yaherewe umugisha muri Aburahamu. Bigenze bite? Nukurikira neza uraza gusanga yuko umugisha imiryango y'isi yaboneye muri Aburahamu yanyuze muri Yesu Kristo, kuko niho ubutumwa bubohora abantu b'isi bwanyuze muri Yesu Kristo. Ayo ni amarenga yashakaga kwerekana ko Yesu Kristo azaza
abayuda rero mu by'ukuri uko babwirwaga bo babwirwaga ko ari bwo bwoko bwonyine. Urumva nyuma yaho Aburahamu ahamagariwe yaremye umuryango abyara Isaka babyara Yakobo babyara abana 12 ariko nta nubwo ari 12 bajya bibagirwa umukobwa. Burya abakobwa kera ntabwo yari afite n'umukobwa Dina, ubundi yari afite abana 13 yari afite na Dina rero w'umukobwa, ariko kubera ko babaraga abahungu babara abahungu 12 nibo bavuyemo imiryango 12 ya Isirayeli. Ubwoko bwabo burakomeza, tuza kubona ko bwajyanywe mu bunyago burongera buragaruka, haza noneho igihe cya Musa. Musa igihe yaziye hari nko mu ngira ngo Musa hamagarwa bishobora kuba ari nko mu myaka nk'igihumbi na 500 mbere ya Yesu. Ni ukuvuga ngo cyangwa se mbere y'igihe bahera babara. Ni ukuvuga ngo rero Musa ahamagawe, ibyo ni inkuru abantu bazi ko yakuye ubwoko bw'Imana mu Misiri. Yego. Rero amaze gukura ubwoko bw'Imana mu Misiri aza guhabwa amategeko. Ariko muri ibyo byose bari bazi ko Imana ari Imana yabo imwe y'Abayahudi. Aho ngaho nizi ko yanamwiyeretse iyo usomye ibice 3 byo mu Kuva umurongo waho wa 14 igihe Imana imwiyereka ikanamubwira n'izina. Ni ukuvuga ngo Imana y'Abayahudi yari ifite n'izina yitwa Yawe. Mujya mwumva ko n'abahamya ba Yehova cyane cyane bavuga bashingiye cyane kuri icyo kintu, bavuga ati turabahamya ba Yehova kuko abantu bavuga ngo Imana, kandi ni nabyo twabishishikariza abakristo. Imana ushobora kuvuga Imana muri rusange ni Imana z'abantu n'iki, ariko Imana tuvuga iyi ngiyi ni Imana yawe ndiho. Ndiho. Icyo nicyo nacyo tugomba kujya tukibuka abakristo ko Imana yacu ifite izina, ni Imana ifite izina yivuga ikavuga ngo nge nitwa Yawe. Icyo ni ikintu tugomba kwitaho cyane. Ariko ubwo bwoko rero bwaje kumenya ko nyine Imana yabugiriye neza, ikaba ari ubwoko bwayo, iranabukorera, ijya no kubukura mu Misiri. Baza kumva iyo urebye gutegeka kwa 2 ibice 6 hari ibintu bibwiraga mu Isirayeli wese yibwiraga. Mu gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 4 ho baravuga ngo ngumva wa bwoko bw'Abisirayeli we Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Bishaka kuvuga ngo bo bemera ko bafite Imana imwe kandi Uwiteka Imana yonyine, kandi bakaba bazi ko ari ubwoko bwayo. Hari naho muri Bibiliya avuga ngo nubwo mu ubwoko nirongore. Yego. Aho rero nashakaga gusobanura imvo n'imvano. Ariko muri icyo gihe muzi yuko iyo tugume tureba ibitabo by'ubuhanuzi baza kutwereka yuko Imana yaje guca amarenga ko iri sezerano, ubwo urumva yaciye amarenga ibwira Aburahamu ko azaba sekuruza w'amahanga, ariko iza kugenda ibikomeza kuko yari ifite gahunda y'igihe umwana wayo agomba kuza agacungura isi. Bahawe iby'amategeko, amategeko nayo arabaremerera. Imana iravuga ati no nzahindura iri sezerano mufite, iri sezerano nagiranye na basogokuruza banyu nzarihindura. Niyo mpamvu twabonye isezerano rishya buriya riza rivuga kuri Yesu Kristo. Yenda usomye Yeremiya 31:31 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na basogokuruza ko ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Byasezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni kubiteka avuga. Nuvuga ngo yaravuze bagiye mu bintu by'amategeko nabo mu by'ukuri birabakomera. Niyo mpamvu ibyo bintu tuzagerageza wenda guhugurana ku isezerano rishya n'isezerano rya kera, turebe abantu bagishaka kugendera cyane ku mategeko niba koko babasha kubigenderaho, kandi n'Abisirayeli Imana yarababwiye ati itegeko nabahaye byarabananiye. Niyo mpamvu ushaka kugira gute kuzasezerana namwe isezerano rishya. Ewe ni amarenga yose yo guca amarenga ku isezerano rya kera rizarangira hakazezerano rishya. Isezerano rigomba kuzana na Yesu Kristo. Yesu Kristo rero twihuse nkuko yavuzwe yaravutse, avuka ari Mesiya, ariko uko bari bategereje Mesiya ntabwo ariko bamubonye, kuko buriya bwoko bwari bumaze iminsi bwarababaye
kuva nko mu myaka ya za magana, babanje kugira ikibazo cya Babuloni mu myaka ya za 500 mbere ya Yesu, ubwo abantu bajyanwaga iminyago ba Daniyeli bagiye cyaza Nebukadinezari, burya bari barajyanye Babuloni. Igihe gihe habayeho n'isenwa ry'urusengero rwa mbere rwa Salomo, bagira ibibazo cyane, barahangayika. Kuva icyo gihe batangira kuba abantu bategekwa n'ibindi bihugu. Nyuma ya Babuloni bategetswe n'Abaperesi, nyuma y'Abaperesi bakolonizwa n'Abagereki. Yesu yavutse hari bande? Hari Abiroma. Abanyaroma nibo bari kubategeka. Bari bazi rero ko Mesiya uzaza, impamvu batanamukunze Abayahudi nuko bari bazi ko Mesiya uzaza aje kubakuraho izo ngoyi. Babona baracyamutegereje. Ahari n'izi ntambara ziri kuba, bashobora kuba bategereje ko ashobora kuzaza wenda akazihosha, simbizi. Rero twebwe twamaze kumwakira, kandi koko ijambo twavuze ryatubwiye yaje mube abe ntibamwemera, ahubwo twebwe abari ibiti by'imizenzi turamumenya, turamwakira. Uri kumva? Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko twamumenye. Rero nashaka kuvuga iki? Nashaka kuvuga ko Yesu rero yavutse. Ibintu rero nshaka kuvuga ahangaha, navugaga ngo mu butatu butagatifu ikintu gikomeye no kwemera Yesu nk'Imana. Number 1, umwana w'Imana, kandi noneho ufite ububasha bw'ubumana. Icyo kintu rero kigora abantu, kuko abantu benshi cyane cyane nk'abatuhuriye kuri Aburahamu b'Abisilamu bakunda kudushinja icyo kintu, bavuga ati Yesu si Imana n'ibiki. Hari n'iyenyamo n'abantu bagirana deba n'Abayisilamu, ugasanga nyine birabagoye koko gusobanura ubutatu butagatifu. Kandi uri umukirisitu ugomba rero muri kubera iki, abo tubana muri kubera iki, tugomba gusobanukirwa n'iyo twanahura n'abantu tukamenya kubabwira ibyo twemera, tukabasha no kugira uburyo tubakonvenga. No mu rukiko burya niyo usobanura umuntu, none ndashaka kuvuga no mu rukiko iyo usobanura ugomba kuba ufite ibimenyetso kugira ngo ubashe kukuri kwawe no kugira ngo gutsinde. Yego. Ibimenyetso bihamiriza Yesu ni ibihe? Yego. Icyambere, Yesu yahamirijwe n'ijuru. Icya kabiri, Yesu yahamirijwe n'abari ku isi. Itorero rya mbere yasize, abantu yasize bari gukora umurimo, baramuhamirije nk'abamubonye. Icya gatatu, Yesu yahamirijwe n'ikuzimu. Ukuzimu kwaramuhamirije. Ibyo byose rero reka tubirebe. Yego. Icya mbere, Yesu ajya kuvuka, iyo usomye Luka igice cya mbere umurongo wa 30 kugera ku 33, aho ngaho tusoma igice gitoya mu kiganiro marayika Gaburiyeli yagiranye nande? Na Mariya, nyina wa Yesu. Nyina wa Yesu. Icyo gihe yaramusanze amubwira amagambo akomeye, ariko mu bibyo yamubwiye nafasheho ndabisoma kugira ngo marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Urumva? Imana izagira gute? Izamuha intebe y'ubwami. Kandi azitwa iki? Azaba mukuru. Azaba umwana w'Isumba byose. Iryo ni ijuru riri kubivuga. W'Isumba byose. Urumva ko ari guhamirizwa nande? N'ijuru. Ntago waranihamiriza muri icyo gihe. Ni marayika Gaburiyeli ari kubibwira nyina Mariya. Amubwira umwana twite uko ameze. Uri kumva? Noneho ariko ibi ari kuvuga, iyo usomye umuhanuzi Yesaya, kuko abahanuzi bahamirije ibya Yesu ni benshi, ntabwo byose nabisubiramo uyu mwanya, ariko ndashaka guhuza aya magambo nayo ari muri Yesaya. Umuhanuzi Yesaya we yaranditse ibice 9 umurongo wa 5 n'uwa 6, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegekwa kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi, n'ubwami bwe butagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Ako kantu
azabisohoresha umwete we rero ni handi marayika yamubwiye ngo ubwiza bw'Imana buzagutwikira, kuko yarabajije Mariya yarabajije ati ibintu bizashoboka bite ngewe ko ariko harimo umwete w'Imana. Marayika yaramubwiye ati ubwiza bw'Imana buzagutwikira, kandi Imana izabisohoresha umwete wayo. Kandi urumva ko uyu muhanuzi arabihamya, ari umuhanuzi mu myaka mbere cyane mbere yuko avuka. Yesaya arabihamya, urumva. Aha rero icyo nababwira abakunzi bacu, turi kubona ibihamya mu bahanuzi bya kera, tubonye ibihamya bya marayika by'ijuru. Reka turebe igihamya cya Pawulo ari mu bantu babwirije ubutumwa bwiza, banabwiriza abantu batari abayisiraheli, abwiriza abanyamahanga, yari umuhamagaro we. Reka tuvuge ko yandikiye Abafilipi ibice 2 murongo wa 6 kugera kwa 11. Ndabisoma nihuse. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicija bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu nzira ya Yesu, mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Ibi aba ni abantu dukotinga cyane iyo turi kuvuga ibintu by'ubukristo, kubera ko babaye mu itorero rya mbere, itorero ry'ubukristo rya mbere. Paul yabigizemo uruhare runini kugira ngo itorero rishingwe, cyane cyane hirya y'umuryango w'Abayahudi. Aha rero turashaka kwerekana ikindi gihamya cy'uko nawe yabihamishije, avuga neza cyane, yemeza, avuga ati uyu ni umwana w'Imana. Yari mu ijuru, ata akamero, arashaka kwerekana ko ameze nka se, angana na se, kuko atwereka neza yuko we na se ari abantu bamwe, sibyo? Kuko bafite akamero kamwe. Arabita aza mu isi. Aha rero nari kuvuga gusa kubihamiriza Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari ikindi rero kimwe, abadayimoni. Iyo usomye Matayo 8:29, hari akantu kabaye, reka mbisome. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagaradereni, aha ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva, bari abasazi cyane, bituma ari nta watinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu rw'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Abo n'abadayimoni bari kuvuga ati, mwana w'Imana nyamune, bakabimenya. Bakabimenya. Ibiro nibishaka kuguhamiriza yuko Yesu afite ibihamya ku isi, afite ibihamya kuzimu, afite ibihamya mu ijuru, ko ari umwana w'Imana. Sinshaka kugaruka ku magambo, kuko hari igihe abantu bavuga bati ibyo bintu wenda barabihinduye, cyangwa ibyo yivugiye. Ubwo yaratubwiye ati, ni nge nzira, ukuri n'ubugingo, nta ujyana kwa Data nta mujyanye. Ibyo ni ibihamya ubwe yagiye yihamya, sibyo? Hari n'ibyo yarazize, hari ibyo bari bamujijisha, ari kwihamya ku giti cye, avuga ukuntu ari umwana w'Imana. Ababwiye ko ari umwana w'Imana, bashaka kumutera amabuye. Yohana ibice 10 murongo wa 27 kugera ku wa 30 haravuga hati, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi, kandi zirankurikira, nziha ubugingo buhoraho. Ninde utanga ubugingo buhoraho? Ni Imana nyine. Ntabwo ushobora gutanga ubugingo buhoraho utari Imana. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, ntizizarimbuka. Kandi nta wazazivunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivunura mu kuboko kwa Data. Ngewe na Data turi we are one. Amen. Hallelujah. Uri kumva? Arihamirije nawe, kandi igihe cyinshi yagiye yihamiriza nawe, avuga ati, Data
avuga data iyo ni amagambo yagiye akoresha abakristo barabizi, sinshaka gutinda muri ibyo ngibyo kubera ko twebwe nk'abakristo ayo magambo bayatubashije twayabona aho Yesu yihamiriza. Ariko ni byiza ko ibyo bintu tuba tubifite tukabasha no kubihuza, n'umuntu yabitubaza tukabasha kuba twabisobanura. Rero tumaze kumenya neza ibya Yesu, numva ntari bubitindeho kuko umukristo wese ibya Yesu arabizi kandi yemera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Amen. Urumva ibyo kubyemeza turabyibura, ntanavuze ibyo Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ari we wenyine ushobora kutujyana mu ijuru. Hari ababyenterpreta bakavuga ngo ni mukumukurikiza, of course ni mu munamukurikiza nabyo ni byiza, uzabasha kumukurikiza agakurikiza imigenzo ye nuko yakoraga, ni byiza cyane. Rero ikindi nshaka kuvuga cya gatatu, mu butatu butagatifu harimo Imana Data, iyo ngiyo yo nta no kutuyiquestioninga, nta n'umuntu uyigiriraho ikibazo, ahubwo ibibazo biri kuri Yesu na Roho Mutagatifu cyangwa se Mwuka Wera. Ngewe buriya amagambo yose ndayakoresha, yaba ari Umwuka Wera na Roho Mutagatifu. Ntago njye mba muri bya bindi byo kuvuga ngo kubera iki ngo hano bayakoresha, kuko byose nzi ko bivuga kimwe. Urumva? Rero iyo dusomye Umwuka Wera, nawe umuntu wa introduce Umwuka Wera ni Kristo. Urabyibuka? Igihe avuga ngo mbasigiye, ntago ndi kubasiga nk'imfubyi. Urumva? Mbasigiye umufasha. Reka dusome Yohana ho gatoya 14:15 kugera ku 20. Ngiye mbashaka gusoma kugira ngo tubone facts. Ntago byose twabisoma ibivuga Umwuka Wera, ariko mbashaka ibyibura ibidusigira gahunda. Ni mu nkunda muzitondere amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha uwo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Urumva? Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Urumva? Kuko ndiho namwe muzabaho. Nawe ni ndiho. Uribuka ko Imana yavuze ngo ndiho, nawe aravuga ati kuko ndiho namwe muzabaho. Namwe muzabaho. Urumva nari kwihamiriza ubumana. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Urumva? Nagatiga kubiranyije muri se. Ariko natwe nitumwemera tuzitwa abana b'Imana. Nkuko Yohana yabivuze. Natwe nitumwemera tuzitwa abana b'Imana. Rero ahangaha icyo nshaka kuvuga nuko yaturaze nibwo bwa mbere yavuze ku Mwuka Wera. Urumva? Nanjye nzabaha Umwuka Wera, sinshaka kubasiga nk'imfubyi. Amen. Iyo usomye Yohana noneho 16:15 arababwiye ngo 12 kugera kuri 15 ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo uzumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Urumva? Ubwo uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Mwuka Wera azenda ku byo mfite abibabwire, abibaheho. Uri kumva iyo mikoranire? Data, Umwana, Mwuka Wera. Rero ahangaha ikintu cyo kumva Mwuka n'ibisobanuro bye ni ikintu gikomeye, kubera yuko Mwuka abantu bamwe na bamwe, hari n'amatorero n'ubu afata Mwuka nk'imbaraga rukozi z'Imana. Imbaraga rukozi. Ni ukuvuga ngo ntabwo Mwuka, hari amadini atamwemera nk'imbaraga nk'umupersona.
urabona mu butatu butagatifu ikintu dufitemo persona batatu. Harimo Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera. Noneho rero buri persona cyangwa se buri persone muri ubwo bumwe bw'ubumana arigenga. Aho ngaho turi kumvikana. Arigenga. Fata nk'urugero rw'Umwuka Wera. Umwuka Wera kubera ko yigenga, iyo usomye nko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, yaganiraga na Filipo. Ati genda usingire igare ryawe. So nukuvuga ngo arigenga, abasha kuganira, agakora ibiganiro. Iyo usomye Abaroma 8:26-27 batwereka ko atunihira iminiho. Nibishaka kuvuga ngo nawe ni yafite ubwigenge bwo kugira ibintu akora. Kandi na Yesu ari kuvuga ngo naza, nuvuga ngo naza aza. Nawe afite ubwigenge. Umunsi azaza. Rero ibyo bishaka kutwereka yuko hari ukuntu abantu bavuga yuko Mwuka Wera ari imbaraga Imana ikoresha. Nukuvuga ngo Imana yivuze Mwuka Wera mbese ni nk'imbaraga z'Imana, ntabwo ari wamusepara n'Imana. Ariko hano bitwereka yuko hari ibintu akora, abikora ashaka kubikorera Imana nk'ufite ubwigenge. Aho ngaho sinzi niba turi kuhumvikana. Nuvuga ngo Imana muri ubwo butatu ifite ubwigenge, Yesu muri ubwo butatu afitemo ubwigenge, Mwuka Wera afitemo ubwigenge, ariko bari mu kamero k'ubumana. Ngewe iyo nshaka kubusa n'ubisobanura, wenda abandi bashobora umuntu wese burya ashobora kumvira ibintu ku giti cye, sibyo? Ngewe mba mvuga ngo ntubona nk'iyo uri muri Parlement. Muri Parlement bavuze bati abayobora inteko, hari komite executive y'inteko, imwe wenda perezida na vice perezida n'abandi bashinzwe ibindi. Iyo mu by'ukuri uwo muntu aba afite karite y'ubudepite. Ariko muri kuba afite karite y'ubudepite ntibivuga yuko abantu bafite iyo karite y'ubudepite wenda batafite uburyo bubahana n'uburyo umwe ashobora kuba afite inshingano zirutse izundi. Ariko bose bitwa abadepite. Rero mu bumana bose nge ku myumvire yanjye bahuriyemo mu bumana, ariko nka Data, ako nakantu ushaka gusobanura, nka Data afite uburyo ari special. Hogano uri kukumva? Afite uburyo, afite inshingano. Urumva tuvuge nk'igikorwa cyo kurema. Soma Itangiriro umurongo igice cya mbere umurongo 26. Niwe wari ufite komando mayiremwa n'ukuntu rigomba kugenda. Kuko yaravuze ngo muze, ubwo ndi gusobanura n'ubutatu, yaravuze ngo tureme umuntu, ntabwo yigeze akoresha ngo ngiye kurema umuntu. Yari ari kuvuga ko ari gukorana n'abandi. Icyo kitwereka ko hari inteko yari irimo irakora. Ariko ufite komandoma ninde? Ni Imana Data, Yawe, Yehova. Uri kumva? Arimo arakomandinga ibigomba kuba. Aho hatwereka ko harimo inteko irimo irakorana. Tureme muntu usa natwe. Uri kumva? Ikindi cya kabiri, Yesu nawe hari ibintu yagiye amiriza kuri se, yigisha gusenga. Mujye musenga muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mu izina nawe yerekanaga ko usengwa ni Data wa twese uri mu ijuru. Utwibukanye ko iwe yari yamaze kuvayo, icyo gihe yabivugaga ari muri karite y'umubiri. Ariko n'ubundi mu by'ukuri dushyize muri logique, turi gusenga, dusenga Data wa twese uri mu ijuru, tugasabira muri Yesu Kristo. Tukanasaba Imana ngo igire gute? Iduhe Mwuka Wera mu bintu runaka dushaka ko yadufashamo, nawe akamuduha. Ariko yaratubwira ati isengesho mujye muri tura Imana. Yego. So hari n'ahandi nasomye mbona ukuntu Yesu afata se, aravuga ati mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 7, bari kumubaza iby'ibihe n'ibindi, arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Shiraho kantu ibyo ni Yesu wabivuye, ni ubutware bwe wenyine. Nukuvuga ngo Data wo bita Yawe
muri ubu butatu hari ubutwara afite. Kandi ujye wibuka ko n'igihe yari ari kumusenga yaravuze ngo data amusaba, ndashaka ko iki gikombe kindenga ariko bibe uko ubishaka. Yesu yumva ubushake bwa data. Kuko hari nabo bavuga bati data yashatse aremeshe inteko mu ijuru ashaka kujya gucungura. Urumva arayoboye muri iyo nteko, ariko abo babana nabo bafite ubutware bw'ububasha n'ubushobozi. Twasomye ijambo ritubwira ngo Yesu afite akamero k'ubumana. Imana ubundi ni everlasting, ni hora witeka. Ibyo Yesu arabifite, Mwuka Wera nawe arabifite. Bazi byose, ni ukuvuga ngo bya bindi bintu nka bingahe biranga Imana bose babihuriyeho, kuba iba hose imenya byose, ibyo barabifite byose. Ariko muri iyo nteko wenda wowe ushobora kuba atari kubyemera, ariko ngiye niko mbyemera. Nemera ko data afite inshingano muri iyo nteko y'ubumana, nk'uri kugavaninga ubumana kuva muri yemwe ry'isi yari bumeze nk'uri ku ruhembe rw'umuheto. Hari n'ibintu azi afiteho umwihariko wenyine n'umwana mubaza. Kandi iyo tumenye turebye muri triangle bisobanura, twabona yuko hariho Imana muri Bibiliya imirongo igenda yerekana, ndetse ko ari naho igenda bivangikamo gake, yerekana ko Imana ari king, ari umwami. Ikerekana ko Yesu ari igikomangoma, ikerekana na Mwuka Wera nawe nk'umufasha. Uri kumva? Rero muri buriya butatu butagatifu twemera, ariko ndewe wenda wowe kubyemera, nemera yuko data wa twese yawe afitemo role yo kugavaninga. Nemera ko ari nk'inteko yabiyoboye, cyangwa se mwese mufite karite. Nabisobanura by'abadepite, mwese muri abadepite, muhuje ubudepite, muhuje ubudahangarwa, ariko wowe ukabagira gute bagutora ukayobora abandi, ukayishyiraho ikiganiro n'abantu batatu bahuye. Hagomba kuba n'inama iyobowe muri babiri batatu, hagomba utangira n'ushyiraho gahunda. Uri kumva? Tushyize no muri logique wenda isanzwe. Rero nuko ubutatu mwemera. Urumva? Ntabwo ushobora kuvuga yuko uri umukristo utemera ubutatu butagatifu. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Urumva? Uramutse utabyemera byaba nyine ari ikibazo. Ibintu ko bikomeye cyane. Ntabwo ariko bikomeye. Impamvu mvuze ntibirakomeye cyane nuko buriya ibi bintu bifite ubwenge bwinshi. Ntabwo umuntu yakabaye, ni ukuvuga ngo niyo nanjye wantungura none ukambaza ubutatu butagatifu sinabasha kumenya ibyo mvuga. Ariko nk'ubu ngubu ndumva mbyumvise. Rero abakunzi bacu baba badukurikiye, wenda turasamarayizinga ikintu, ibintu twakura twatahana take home biva muri aya masomo yose twize. Wowe wari uri gukurikira wumva ko iki? Rero nkanjye wari uri gukurikirana, mwabonye ko na paying attention cyane, nakurikiye cyane ko ibi bintu nari ndi gushaka kubicengera. Ngewe ibintu wenda ikintu cya mbere nkuyemo yuko ubutatu butagatifu harimo Imana Data, harimo Imana Mwana, harimo na Roho Mutagatifu. Imana niyo igavaninze ibi bintu byose. Icyo kintu ni kimwe. Yesu Kristo ijuru ryaramuhamirije, ku isi baramuhamiriza, ndetse n'abadayimoni baramuhamiriza ikuzimu. Ibyo bintu ni ukuri ndumva ngewe mbyumvise cyane. Kandi ikindi numvishe ko nuko utemera ubutatu butagatifu ntabwo wabura umukristo wuzuye. Kuko nibyo isezerano rishya rishingiye ku kuza kwa Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, akigaragaza akamenyekana. Ibyo mbere yabikoraga abantu batabasha kumusobanukirwa, ariko yari kumwe na se kuva mu ntangiriro. Yohana yarabyanditse. Urumva ngo ijambo mbere na mbere yari ijambo, kandi ijambo yari Imana. Urumva ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo yari ahari kuva mu iremwa ry'isi. Uri kumva? Ibyo rero abantu
twakagombye kugira gute kuba tubisobanukiwe. Mwuka Yesu icyo nshaka kuvuga gikomeye yaintroduiza n'umwuka wera n'ubwo gukorana n'umwuka wera ndetse aramusiga kugira ngo wowe asigara akora umurimo. Kandi bene data mwuka wera n'ubu aracyakora umurimo. Mwuka wera ntabwo yasinziriye. Mwuka wera ibyo yakoraga n'ubu aracyabikora, ahubwo n'uburyo wowe uri kubana nawe. Kandi ibindi birenzeho bikomeye, abo bose baravuga ngo bazaba muri wowe baguturemo nk'ubumana. Imana yacu itugirire neza cyane. Iyi kintu gikomeye cyane Yesu yakoze yentroduiza n'abishimangira, yabwiye abantu ati mugende mubwirize abantu, abemera mubabatize mu izina rya Data na Mwana n'irya Roho Mutagatifu cyangwa n'iry'Umwuka Wera. Bishaka kuvuga ngo yentroduije ubwo bumana bufite iyo structure ntacyo wabuhinduraho. Kandi ntabwo yavuze ngo mubatize mu izina ry'Imana rekeraho, yaravuze ngo ry'Imana Data, anahera kuri se n'Umwana we n'Umwuka Wera. Iyo Umwuka Wera utarimo ngo ufite capacity y'ubumana ntaba yarayikiza, baravuze ati ntarijyanye n'Umwuka Wera kamworo, yaramushyizemo. Yesu niwe watwentroduije ubutatu. Reka rero dushimira batukurikiranye kugira ngo tudatwara umwanya munini. Abantu muzatwandikire muri commentaire niba hari ikintu mubona dushaka kuba twakongera kuri iki kiganiro. Abagize icyo bisobanukirwaho cyane mu byandike muri commentaire, namwe mushyiraho akanyu. Abazashobora kutwandikira kuri email dushyiraho hasi mutwandikire. Abashaka kudusaba imirongo byetse ko myinshi tuzagenda tuyinyuzaho, mugende muyibona. Imana yacu ibagirire neza cyane. Amen, amen. Urumva iki kiganiro kiraryoshye. Ngewe nabonye ufite na note nziza cyane. Sinzi niba wazajya ushaka uburyo uzisangiza abakunzi bacu. Umuntu waba ukeneye ibyo bintu yabibona ashobora kunyura akanyandikira kuri email, nkaba nabimwoherereza akabagenda bisoma. Ni ibintu bikoze ku buryo bwa resume, ashobora kugenda akabyumva. Nawe agakora ubushakashatsi, nawe akagenda ukimbika. Ntago nkubwiye yuko urekera aho ngaho, nawe komeza ushakashatsi. Tujye tungurana ibitekerezo, twandikire tubwira ati nyamara nabungura aha ngaha. Imana yacu ibagirire neza cyane. Urakoze cyane. Ni ukuri Imana yo mu ijuru iguha kubwo kutugezaho iki kiganiro kiryoshye. Buriya nukomeze amavuta rwose, uwo Mwuka Wera akomeza kugenderera, ukomeze ukora ubushakashatsi utugezeho n'ibindi. Turabashimiye rero abari badukurikiye, murakoze kubana natwe. Nukuri Imana yo mu ijuru bagire neza. Dushimiye n'abasore bacu bari ku buhanga bw'ibyuma. Reka dukomeze kubana twese, Imana iduhana umugisha hamwe. Kandi mukomeza kugira ngo mu joininge Blessed Family, mukora subscribe, mukora na like na share ibi biganiro kugira ngo bigere henshi, kandi twese tuzabihererwa umugisha. Nitutagwa isari tuzahembwa bene data. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom. Shalom.